nukomeza kumbwira ibintu bidashimisha amatwi yanjye ndaza kugushinga imikaka yuzuye uburozi kandi ntigigomboro. Wambwira aho Salehe yabitse urufunguzo hamwe yabitse amabuye. Urufunguzo ahantu yarubitse ntuhambwira tuzata turangiza byose. Niko muko nkubaza. Wumva gutwara abandi bizakugeza kuki? Uswari icyo utazi. Erega umugabo ameze nk'ibati. Iyo urisakaye nabi ucyo urisanga mu baturanyi. Mbega intsinzi. Uyu munsi ndumva nishimye mu buryo utakumva. Wow, shimishijwe n'iki se mukunzi mwiza? Meze nk'uwabonye umuti w'umutima wari warayobeye abaganga bose. Wow, jeri nanjye ndumva nejejwe n'ukuntu umusaza wanjye ahari azishima nimba ahuze mu gahoberana. Umusaza wawe azishima ndabizi kandi cyangwa ndabeshya. Oya bo ntabwo ubeshya kuko ahari ahora anganiriza ambwira ko nzaba umwe mu bantu bazabahuza. Ntiwumva se ahubwo aho ni sawa. Bimwe mu bibazo najyaga mpura nabyo ntirirwa ndwana mu mutima wanjye ndakeka bigeze finale. Umurasheri kuva wahura nanjye ni nko kuruhuka byiteka ntabwo uzongera guhangayika ukundi kuri isi. Mbega amagambo meza uruwo gukundwa. Sundo ukora iki? Bwambere sheri ndi umucuruzi w'indabyo ndifuza kuzaguha indabyo nta muntu n'umwe wigeze uziguha mu buzima bwawe utarigera ubona. Gusa mpora nsaba Imana nyisenga izambabariye nzaziguha utarwaye grippe ko byambabaza zitaguhumuriye. Siko wagira ngo uri umusizi. Ubwo nukuri wagira ngo uri umusizi. Ahubwo haguruka twigendere hano nahawe n'Imana marayika wanjye. Bwambere bo no mu ijoro ry'inyenyeri handi mu icuraburindi hatabura umuri nzahakubera nkumurikire titura hasi. Mukunzi mwiza ndumva nanjye mbonye urumuri rugiye kuzajya rumurikira umutima wanjye. Wow, ngatandukana n'icuraburindi narindimo. Biranejeje cyane sheri. Twigendera sheri. Tugenda. Narabikubwiye ari amafaranga kugira ngo tuyarye wangu nibyunzwe. Ngiye gahunda zanyu ntago nzirimo kuko Salehe ntago mumuzi. Ariko ngiye nakubwiye ngo twaba tumuzi twa tutamuzi. Makuru yanyu basore beza. Ako se wa mugabo ubwiwe n'iki ko turi beza? Nuko mukeye kandi abanyarwanda baravuze ngo akari ku mutima gasesekara ku munwa. Bisobanuye ko niba mukeye ku mubiri nzi neza ko mukeye no ku mutima. Umva watwibeshyeho rero. Twebwe nta mucyo dufite hano ku isi kandi ikindi izo njuga ntago zijya zibaho. Wow. Byiza cyane. Ushaka kuba muri abahanga mu byo mukora. Umva musaza uburyo uje banza ari umuntu wakohereje kuko naherekare numva amagambo wese uvuga nta na rimwe ryigeze riryohera amatwi yanjye pe. Okay. Rero ntukigere wishimira guhora wumva amagambo aryohera amatwi yawe kuko ntabwo wamenya kuri kwisi kuko mwahoze mubivuga yasi itagira umucyo. Ariko se wa mugabo wandi watubwiye iki kugenza ukigendera ko natwe usanze hari akanama gato twari twibereyemo.
mbabwire rero twahereye kare tuganira ibintu twabigize blague duseka ariko kano kanya ndashaka ko tuganira nk'abagabo. Ariko mu by'ukuri amagambo yose twavuze nta magambo y'abagore yararimo. Ko mugabo ari seriye wangu. Nzi neza ko Salehe mumuzi kandi muramuzi neza. Tugende mu njyaniro. Uravuze ngo Salehe? Salehe ni kuvuze? Umva, nkubwije ukuri. Iryo zina nibwo bwa mbere ndyumvishe kuva natura ahangaha. Umva rero mwabagabo mwe. Ndashaka ko mumbwiza ukuri kubera yuko ngiye ubwanjye biramfasha kandi namwe birabafasha. Ariko sawa mugabo. Ubundi ubu Salehe uri kuvuga uzi isura ye basi. Okay, tugende munyereke umugabo mukorana. Umugabo ari se. Stop. Nutitondura umurambo. Umurambo. Ahubwo wowe ushaka washyira intwaro hasi utaza kukujyana mu butabera. Kuko ibintu urimo urakora bihabanye n'amategeko. Ndashaka ibyangombwa byawe, indangamuntu yawe, byose bimpe hano. Okay. Ibyangombwa byanjye ngibyo aho ngaho. Ahubwo se ko mukomeje kumfatiraho imbunda murabona ko iki cyaha? Hari umugabo bita Salehe, bano bahungu turi kumwe twakeka ko ari abakozi be. Bivuze ngo mwajanga muzi ko ari njyewe Salehe. Yego, abahungu niko batubwiye. Uravugisha ukuri ko abo basore bakuzanye bakubwira yuko ari njye Salehe bakampimbira amazina atarayanjye? Boss, yadufatiyeho imbunda aratubwira ngo nitutamukwereka aratwica. Ariko ikindi twamubwiye ko Salehe tutamuzi. Urabyumva rwose. Ntago abasore banjye bambeshyira, ntago batinyuka gukora ikintu nk'icyo ngicyo. Ahubwo se uwo Salehe yaba yakoze iki? Ntabwo ari ngombwa cyane, gusa mwihangane kandi murakoze. Nanjye ntabwo ari njyewe, ni akazi. Sawa murakoze, ubwo natwe nitugira amakuru tumenya kuri uwo mugizeho nabi iyo nkozi y'ibibi rwose Salehe tuzakubwira. It's okay. Sawa sawa. Umusore wanjye ibintu byose mwari murimo nabarebaga iyo haramuka yagize ukuri gusa yari umurambo. Nta wabitinyukanya kuba wa Salehe. Isa nkurikirana uriya mugabo mbere yuko tumenya umuntu utanga amakuru aha ngaha na mbere yuko amenya ko ari njyewe Salehe ndashaka umurambo. Hagati aho ngaho nkwemera imodoka ndetse n'inzu igeretse wowe na Nkaka, ariko mu minsi ibiri mukaba mumaze kumbwira wishe inyuma y'uriya mwanda wose. Boss, ntugire ikibazo, ibyo ndabikora rwose. Ikindi kandi ndashaka kubona abakobwa mu bankurikira mukamenya ibyo bakora ibyo aribyo byose, aho bagiye hariho hose, ibyo bapanga ibyo byose mukamereza amakuru, kuko ndabona ibintu byamaze guhindura icyo bita umurongo. Urukunyuma nta kibazo, ibyo nabyo turi tayari. Tubasubira. Ariko Nkaka, uzi ko Misiyo boss yamaye niko utari buze gukunda. Ariko yibuke yuko yavuze ko gutsindwa bingana no gupfa. Ubu nuramuka nawe uje utabisoje nawe urabyumva. Ariko ndakeka nta wundi mukobwa uhari. Narakubwiye ngo ntukajye ubaza bya boss n'abakobwa biwe. Ibyo ntibikureba. Kandi n'umukobwa afite yakunze bagiye kuzarangira babanye. Ibyo uvuga se uri seriye cyangwa urimo kwikinira? Kuko icyo nakora nabatwikira mu nzu. Naba naragize amahirwe agatandukana n'iriya shyano ngo ni pome. Hangize akazi ndi ngegera akazi za kwitambika hagati yanjye nawe. Umva muko, ndumva ibyo ngibyo nta n'icyo wabihinduraho, ibyo tunabyihorera.
ahubwo iki mutekereza kubera icyo abagabo mutekereza yuko ari dufite muturusha ubwenge kandi siko biri. Ako njye sinakubwiye ko ndi umugabo rwose, ntago ndi umugabo pe, ibyo nabimenye. Ese niba utari umugabo uri iki? Nje ndi umuhungu, igihe cyo kuba umugabo nikigera nanjye nzamuka, nanjye mujye mwirwa mundwanira nkuko murwanirira boss. Ariko kubera icyo abagabo mwumva yuko abagore tubereyeho kubashimisha gusa nta kindi. Umva muko narakubwiye turi mu isi y'amafaranga n'ibishego. Ugabanya ibyo bintu byo kuzana ngo inkundu zawe n'iki, ntago turi munsi y'imitima n'inkundu. Mukorera ibyo yagusabye ibindi ubyihorere. Erega njye ndatekereza kandi ibyo nkora mba mbizi. Ubwo rero niyo mpamvu nta muntu n'umwe ugomba kuza kwitambika hagati yanjye nawe mu gihe ntaragera kuri gahunda nyifite. Ufitiye imipango se mukobwa mwiza? Yuko ngomba gukundana na Salehe kugeza mpfuye cyangwa se wapfuye. Nzaba nkureba. Semuko kuki wambeshye ukankoresha amakosa? kandi ubwo wasanga waragiye. Yego Ya, nagiyeyo. Nafashe abasore babiri wari warambwiye ko bakorana na Salehe. Tugezeyo nsanga uwo bakorana ntabwo ari Salehe. Agasana ndapfuye noneho. Sugo wari uzi ko baramutse bamenye ko ari njye uri inyuma y'ibi byose bahita banyica. Ntabwo wizera leta? Ntabwo wizera umutekano w'igihugu? Nakubwiye ko ufite umutekano ukomeye. Hoya urambeshye. Sundi gone nakubwiye ngo uhite ujyayo. Salehe ni umuhanga cyane. Ahubwo umwitondere. Ibyo yabakora byose uko yaba ari kose tugomba kumushyira hasi. Sugo witonze wishora kwa Salehe wenyine. Wari uzi ko atunze imbunda? Gatunze imbunda? Ambo, ese uwo nabonye ni we Salehe cyangwa harundi? Nabibwirwa n'iki ko nari marese. Sawa. Pome. Ahase ubu tuvuge ko utari wambonye. Isa. Bimeze bite se? Ese neza pe, ariko reka nkubwize ukuri. Mwari muberanye. Uzi ko ari nk'urugi n'ipata kwe. Isa. Indese kandi. Ngo uravuze ngo nde? Ariko ngiye ndimo ndabona ushaka guhasara indabyo muri ino minsi. Pe. Sugo isabye n'ibyo ushaka kuvuga. Ntabwo ndi kubyumva pe. Okay, reka mve mu rwenya. Mubwize ukuri. Pome, uri umukobwa mwiza, umukobwa w'inzobe. Buri muntu wese ashobora kwifuza no gukundana nawe cyangwa mukanamenyana kubera ubwiza ufite. Ariko ndabona ushaka gukora mu kanwa k'intare yisinziriye. Kandi ntugire ngo sinkubwiye, uwo ni umugani nciye. Ndagiye.